Ese ni papa wahanze. Reba ukuntu nari maze kuba umusore wizihije najyaga guhaha natwa dukobwa tukandeba. Nta kwitaba uba bari hehe mwakagira Imana. Kamari! Karama mabuze. Ndi hano nari ndi gukukira inkoko. Sinaretse kujya kureba ageze ibyago. Mama Yves. Ase Mama Yves hano nagiye. Mama Yves. Oui. Araje tukavugana ko tuvugana na cyera nshaka. Nakeye. Mama Yves. Ubu rero ngiye kureba babantu bagize ibyago ejo bundi. Hanyuma babahungu nabategereje bubatse igikoni hariya. Abategereje mbahembe ndababura. Amafaranga yabo yose nayateguye ari ku meza mu cyumba. Ubwo nibaza turaza kuyabana. Okay, nta kibazo nibaza ndayabaha. Nta kibazo ariko nari mfite ikindi cyifuzo nashaka kukugezaho. Bageze gutanga. Muri iyi minsi murumuna wanjye ntari kwiga neza. Numvaga mfite icyifuzo yuko twamuzana tukaba turi kumwe nawe kugira ngo tubone uko tumurihira mu bushobozi Imana yaduhaye. Okay, nta kibazo ahubwo wakabaye waramuzanye imbere n'indi icyo kibazo kimaranye. Hari ikindi kibazo. Rero hari ikindi kibazo nari mfite. Ntabwo tugikwiye umukozi w'umuhungu. Umukozi w'umuhungu ntabwo akora akazi nk'uko gakwiye. Dukeneye umukozi w'umukobwa. Kuko abakobwa bita ku bintu byose, bita ku masuku, bita ku bana, naho abahungu bo ni mu mafilime. Okay, harya akoze amezi angahe? Kwezi gushize twaramuhembye nta kibazo ariko n'ukundi kwari kugiye kurangira. Oya ntacyo aho kugira ngo akomeze kugore niba haburaho n'iminsi 2 umuntu yabishiriraho nta kibazo nawe yarakoze. Ahubwo je ntago mba mbizi ndi mu kazi rabizi. Ushake uwo mukozi hanyuma numara kumubona mbwire muhembe atagende hanyuma na murumuna wawe mubwire yiteguye. Okay, nta kibazo. Ya ubwo rero reka ngende nje kureba bara abavandimwe hanyuma ubwo ibindi nawe usigare ukurikirana. Nta kibazo. Witeho. Imana ibarinde. Sawa musigara amahoro. Utereka mamagara mukecuru mubwire murumuna wanjye amwohereze. Siko numva nimero ari gucamo. Hano. Mamuraho. Umeze muteze. Aba mucyara muraturushikira. Ibishyimbo byeze. Nuko. Rero nagira ngo nkubwire munyana umwohereze. Papa wacu yabyemeye. Umwohereze aze apakinge nizere ko yiteguye yameshe. Aze yige ari hano nta kibazo bemeye kumurihira. Ikindi azane na wa mukobwa wa mukozi baze bazanye. Noneho ndahita mwoherereza itike yabo bose kuri momo kuri ya telefone ya MTN. Yewe bamene n'udushyimbo dore Kigali byakaze wa birakomeye n'udushyimbo. Sawa ntacyo muze hameze neza ariko. Okay. Nta kibazo. Ubwo turi kumwe ndaza kongera kubavugisha nimugora ndaje mboherereze amafaranga. Sawa. Murakoze. Sawa. Kamari! Ariko se none uyu muhungu mwakagira Imana mwe. Nta kwitaba uba bari hehe mwakagira Imana. Kamari! Karama mabuze. Ndi hano nari ndi gukukira inkoko. Yego ko Mana yanjye. Ndagushaka. Aje mabuze. Umva rero Kamari mubwira. Yego mabuze. Mbwira ikintu ari nkwamagana Yego rwose gushakira. bize yombi. Gahunda ukuntu ziteye.
muri iyi minsi twaricaye n'umusaza turaganira. Musanga mukwiye kunyongeza se? Gusa jya utega amatwi wumve. Mabuja akazi gakora neza rwose. Nawe mwaratekereje kunyongeza mbaye mbashimiye rwose mwarakoze. Ukabyina imbere y'umuziki. Cyangwa yambwira ndabizi umuntu byiza gusa. Okay. Ubu rero. Yego. Ubu gahunda twafashe. Mukongeraho nk'itanu. Oya ntabwo ari ukukongeza. Ahubwo ni ukugusezerera. Wihangana. Akazi wari ugashoboye ariko hari n'ibindi udashoboye. Izindi nshingano udashoboye nk'umuntu w'umusore. Ubundi umuntu w'umusore ndanakoropa sibyo? Ikindi ni nk'uko ndazikukira. Mabuja navuye iwacu n'uruzingo. Nari maze kuzana amagara. Nawe urabibona. Ubu ni mu nyubikire imbehe. Iwacu nta muceri ubayo, nta firiti ibayo. Ni ukurya ibijumba twagira ngo turahinduye tukarya imyumbati. Mabuja kuko ubu ni mu nyirukana muri oya ntabwo mwabikora. Oya ntabwo mwabikora wenda ahubwo mu nayo mwamwembaga muyagabaye. Ariko ni muyiruka. Okay. Uguze ikintu subwo tuzagukorera. Wowe uragenda. Ni kunsubiza mu kazi. Oya buretse se. Wowe uragenda tugushakire akazi mu basore. Ngubu dufite abana b'abakobwa. Batoye. Ntabwo uzafata abana b'abakobwa ujye kuboza umuntu. Ariko nitonda. Nyine uritonda ndabizi. Nta n'ibindi ngukekeye. Imyaka iyi yose. Ariko bakeneye uburere bw'abakobwa sheri. Ese uwo Mabuja reba ukuntu nari maze kuba umusore wizihije najyaga guhaha natwa dukobwa tukandeba. Kuko Mabuja ni mu nyirukana ndajya he ndabo wandi. Kuko ana yanjye we. Cyangera umuntu gitera agahinda ubu muranyirukanye ko. Gusa nzongera kunywa igikoma he. Rero impamvu dufite abana b'abakobwa kandi bamajije kubizi bakeneye uburere bw'abandi bagenzi babo b'abakobwa. Hari ibintu udashoboye byo ko umukobwa yakora mu butakora. Rero byabaye ngombwa ko dufata uwo mwanzuro ariko humura turagushakira akazi vuba. Kandi tuzajya tunakohereza n'udufaranga kuko wakoze neza. Abantu bateka ni firiti se. Tuzajya tukoherereza amafaranga iyo firiti uyibone n'ayo mavuta uyabone n'ibyo birayi. Mabuja nakundira kanje gufata nzaruhahira yanje kiremo imyenda yanjye ubundi sasa ipantaro imwe n'agapira nigende ariko ukuntu nabakundaga ntabwo numvaga nagenda rwose. Ubundi se amezi wari umaze uracyajyana ndara muri ro nzaruhahira wayizanye uva mu cyaro. Nzi ko muzangurira muzamemba nkagura igikapu none ayo mwamembye mbere nayaguze hene. Okay, humura turakugurira igikapu kugura n'imyenda. Ugiye mu cyaro urumva andi wayaguzaga hene ugiye mu cyaro baguseka nk'umuntu uvuye i Kigali. Iyo serivisi turayiguha humura. Ndabashimiye murakoze. Sawa ngaho ugenda witegura. Ntabwo numvaga nshaka gusubira iwe. Oya humura ni imesi mike. Ariko nta kundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta wange wabo. Kanjye gupakira ngenda nyine ariko babaye. Shagireka aziko umva rero sibyo ujina nakubwiye ko hano ari kandi grande nanjye ndi mabujwe ndakunywa ego singo mba ko ndi mabuja ugomba nyine kwitwara neza sibyo Mbese ntabwo tuzajya dukina. ara twari mu cyaro ntabwo dukabyana twagize i Kigali rero atwara umupira eno Mbese nanjye nzasirimuka koko mwana. urubyumva ni mu bakire sibyo ugomba kunyuba ariko kino gikapu cyanambunye Natangiye kumana we. kire kumva Urabizi ndakuba. tugende ubu twageze mu mujyi Aba bana se igihe bamamagare bambwira ngo barahageze baracyarira. Saba se banumvishe bakomangara umuntu ukomanze ninde ubwo se bo. Reka amaguruka njye kubakingurira.
Twagiye izi kotetse inyama z'ibishyimbo cyane kuri nizere ko bimeze byahiye urumva ntabwo tugereranyamo burya kuramo inkweto ntabwo kuramo inkweto kereka kugishyira ni karibu na oya icara nta kibazo mbona i Kigali ari hatari ntangana nuko i Kigali bimeze umeze ute se urugendo rwagenze neza ubona umeze neza urabizi neza nkunda inyama nuko utazitetse ntabwo njye ntabwo yego inyama urabizi hano ukunda nashyushye n'ubushyushye naje nambaye ikote urabizi mu cyaro aba ari imbeho no mu modoka hose mwamwazindutse inyama zirahari humura kamwe nagura igifu neza kandi ngaho mama nazo udasa nkaho uvuye mu cyaro zikora uri gusa neza suzi na siko ndi karase urasa neza nuko ese mwana atasana sibyo njyewe washaje nsigaye niyambara nk'abakecuru mbese papa yagiye yagiye ku kazi ariko mbere yo kujya ku kazi hari abantu bagize ibyago bagiye kubanza kujya kureba kubatabara muri makeya nahise ko umunsi atari bukora nyine ntabwo namubonaga nuko zisa nakoze neza urabona bimeze bite isuka nkajya ibijumba turabikura he duteka ngaho nkajya isuka nkajya gukora ibijumba turatangira avuye mu cyaro nahise ibijumba turabikura nkamaye isuka nkajya ku isambu nkajya gukora ibijumba igifiriti n'inyama n'umuceri ibijumba byo mu cyaro cyaba bisezeye pe ahubwo rero reka nzima njye ku muhanda njye guhaha naho iby'ibijumba wabisize niba imyumbati wabisize mu cyaro ubu turi i Kigali ahubwo akanjye ku muhanda guhaha Kigali ntabwo muhinga oya ntabwo duhinga turya ibyo tuguze muri butike no mu masoko ubwo rero kanjye guhaha njye guhaha rero ko twabona icyo turya nijoro ijoro mubisiga iwanyu kimeze neza muri Kigali we birasa n'ibiki biteretse hariya sikibanza banza kunicara hano hantu ngo aha niho ndarara izo ni intebe uzafata ageze i Kigali ese kino ni igiki hano ni amatara kiriya mbona wajyana ikirori icyo tuzajya twireberaho televiziyo tureberaho amashusho indirimbo filime n'isoko kidafunguye neza biriya bintu bibiri biteretse hariya aha Kigali mama ariko se Kigali ni nziza we ibi ni ibiki maho wambabariye koko ese ibi ni isoko y'ahantu iki ni igishushanyo maho oya kandi njye mbona ari ifoto nawe kumva ibi ngibi babimanika hano nyine byose ni kimwe ariko ndetse tuza kureba none se wowe kuri kunseka ntusobanure ntabwo uzi ko ari mbese ibi bintu biteretse hano wowe uri kumbeshya ntabwo yari televiziyo uyu mu kanya turaza kuyicana rero serebe televiziyo saa tureba amashusho n'ibindi bintu n'amakuru cyane noneho ndakize ibijumba n'imyumbati ndabisezereye ntabwo mu cyaro nzasubira higa kari wayiyonje muramo niko amahoro higa shudega kumbuye ni ukuri nanjye da hari kera umurunga family utaraza ubu nta ntugunda nta ndirishyi yewe nta nda y'umujinya mwenyura useke wishime wirebera filime isobanutse ku murunga family jya kuri YouTube channel wandikemo umurunga family ukande subscribe wirebera filime nta mususu kuko ku murunga nugususuruka.